kabisa ibintu ni neza kandi biri kuja ku murongo nkuko chairman ikipe yacu ya APR yabidusezeranyije. Rwose ibintu byagenze neza, intsinzi turayegukanye tuyivanye kuri stade Amahoro. Useka neza nuseka nyuma. Abafana ba Rayon Sport bari baje guhanga amaso, rwose Imana yakoze kuba yabazanye ngo baje gushigikira Azam, ariko birangiye rwose ibyo bari biteze basebye, ubundi basubirayo amaramasa. Ikindi kandi ikipe yacu rwose ibintu birimo biragenda neza, ndetse kandi ibintu bikaba bizamutse ku rundi rwego. Iyi kipe yacu ni kiri ku rwego rw'udukipe tukiri dutoya nka twa Rayon Sport, ahubwo iri ku rwego rukomeye cyane nka za Alhil, za Young Africa. Rwose iyi kipe yacu irakaze cyane rwose. Aba Rayon Sport aho muri hose, rwose mwigaye, ibaze kuba uje gushyigikira ikipe yaturutse mu kindi gihugu ugasiga ikipe yo mu gihugu cyawe, aho kugira ngo uyishyigikire ahubwo akaba ari weho uyamagana. Rwose aba Rayon muze kwigaya cyane rwose. Ndetse kandi bakunzi b'ikipe ya APR ndabasuje kabisa, nizere ko umeze neza aho uri hose. Bigurire akantu rwose, intsinzi yo yizere ko twayitahanye, ndetse kandi n'ubutaha nabwo tukaba tuzayegukana cyane. Dushimire abasore bacu babiri bakoze akazi katoroshe, ndetse kandi aba basore bakaba baraza guhabwa akayabo k'amafaranga kuko bakoze igikorwa cy'indashyikirwa. N'ubwino TV7 bagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha, mu makuru y'umwimerere wa siporo. Nimba ushaka kwinjira mu tsinda rigari rikugezaho amakuru yizewe, mudushyigikira mukanda subscribe, like, kugira ngo tujye tubana namwe mu makuru agiye atandukanye tubagezaho umunsi ku munsi. Ndabasuhuje rero bakunzi b'ikipe ya APR FC, aho uri hose rwose wiyumvemo ikaze kuri iyi channel Ubwino TV7. Amakuru ubu ngubu tubazaniye cyane kabisa, ni amakuru atrayifombi, ndetse kandi ubu ngubu tukaba turimo dufatanya guserebura ibyishimo byacu tuvanye hariya kuri stade Amahoro, stade ikomeye cyane rwose. Nubwo twageze muri Tanzania bakatwiba, ariko ubu ngubu twagaragaje imbaraga n'ubushobozi bwacu rwose, nk'uko chairman nawe yarabizi neza ko rwose twageze hariya bakaza kutwiba iriya penalite, ubundi tuba twaratsinze. Ariko nta kibazo, Imana yabishatse, yarishaka ko aba Rayon baza bakareba uko APR nta mikino ifitanye nabo. Aba Rayon rero babuze uko bakwikura kuri amagaju, baza kutumwariraho, ariko bakaba naho basebye bikarangira rwose bifashe ku munwa. Ni ibyishimo ndetse ni n'umunezero ku bakunzi ba APR FC. Rwose igitinyiro twaragihoranye kandi tuzahora tugihorana. Intare niyo yasinzira rwose ihora anari intare, nta gihe izigera na rimwe ihinduka. Niyo mpamvu rero umureyo niyo yagira ute atazigera avana APR FC ku cyimbo, ndetse kandi n'ibikombe twatwaye rwose iyi kipe ya Rayon Sport ntabwo izigera ibyigezaho. Ibyishimo rero ku mutoza wacu ndetse na chairman, rwose n'abayobozi
muri rusange, aho nk'uko chairman wahavuye Mubaraka Muganga yari yabitangaje akavuga yuko hagiye kuza kuba impinduka, kuko kabisa namwe murabibona ko impinduka ubu ngubu zarabonetse, zagaragaye kuri match, dore ko byari ibyishimo, haba abafana rwose stade yari yuzuye, kandi wanareba cyane ugasanga abafana b'ikipe ya APR FC nibo bafana benshi cyane kurusha aba Azam, nubwo aba Rayon Sport bari bakwisukiranya rwose, nta kintu bari baradutwara kuko twari twahazindukiye cyane saa 5, amarembo yarafunguye rwose, twinjiyemo neza, ubundi tureba match kuri 5-5 yatangiye saa 12, aho abasore bacu babiri harimo Ruboneka Jean Bosco ndetse na Jibati. Aba basore babiri rero Ruboneka akaba yinjije igitego cya mbere muri half time, naho Jibati we akacinjiza mu gice cya kabiri rwose, ubundi birangira intsinzi tuyegukanye, Azamu itashe iwabo n'agahinda kenshi kabisa. Aba basore bacu rero rwose ndifuza uturayike twinshi cyane mushimira aba basore bacu, ubundi tuhite twibanira neza mu mahoro n'umunezero, mubane amahoro menshi cyane, ndetse n'ibyo mukora byose Imana ikomeze kubibaheramo umugisha, bakunzi b'Ubwino TV7 ndetse namwe bafana ikipe ya